Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ati se iyo umuntu yinjiye umusigiti agasanga abantu barangije gukora umurongo wuzuye we nta wundi afite bahagararana abigenza ate? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Icyambere nuko ntago byemeye muri Islam, nta nubwo binakwiye ko umuntu aza ngo asenge inyuma y'abantu bari ku murongo we ari wenyine, ibyo ntumwe Imana sallallahu alaihi wasallam yise fadha cyangwa se uIslam yise fadha. Kuba umuntu ari wenyine ari nyakamwe inyuma y'umurongo cyangwa se y'imirongo, ibi ngibi ntago byemewe ko umuntu akora isengesho rye ahangaha. Niyo arikoze bamwe bamenyi bagaragaza ko raka yakoze nta wundi muntu uramwiyungaho abasabwa kuzishyura kubera ko babona ko ziba zitemewe. Ariko niyo zaba zemewe ariko zikaba zitanoze, ntago bikwiye ko umuntu akora isengesho ritanoze kandi ashobora kurinoza. Bityo iyo ibyo ngibyo bibaye, icyo abasabwa gukora nuko abasabwa gukurura umwe mu bantu bari mu murongo w'imbere. No kuvuga ngo imbere ye abasabwa gukurura umwe mu bantu bari mu murongo w'imbere ye agahagararana nabo muri uwo mwanya w'inyuma kugira ngo bafatanye mu isengesho. Hanyuma biramutse bishoboka ko abakoraho bakegerana agenda bashakamo imyanya nko guhera kuri 3 b'iburyo na 3 b'ibumoso, bose bakagenda buri wese yigirayo amasantimetero makeya kugira ngo abone akanya ari buze guhagararamo naye mu murongo. Ibyo ngibyo abikoze nabyo ntacyo bitwaye kuko ni mu rwego rwo kunoza isengesho, n'ibyo ngibyo ntago byitwa kuvunda cyangwa se kubangamira abari mu isengesho. Hanyuma aramutse amubuze ahangaha nk'uko twabivuze, yasubiramo iyo raka cyangwa se iyo raka yayishyura, iyo raka yasenze ari wenyine, cyangwa se niyo yarekera isengesho rye ntago ryangirika, ariko ntago rero rifite agaciro gakenewe k'isengesho ryuzuye. Wallahu a'lam.